umusaza wanyu nawe akubaze atubwire ukuntu byari bimeze muri icyo gihe. Abahungu mwarapfunyikaga cyangwa mwajyaga gushaka ibijumba bya Kayumba saa sita mukajya gucukuza ibijumba bya Kayumba n'amapera ya Rwabukwandi ubundi murakoze. N'abahungu rimwe na rimwe twajyaga dupfunyika cyangwa se tukajya mu rugo tukayagura yuko biriyo. Hari igihe twasangaga twapfunyitse rimwe na rimwe cyangwa se tugataha, kuko hari nk'igihe wenda watahaga ugasanga mu rugo nta kintu gihari, ugafata umwanzuro ati ejo ntabwo nzasubirayo, inzara imira ikatamara, inzara ikumereye nabi, cyangwa se ugasanga wapfunyitse nk'ibiryo bikuguye nabi, uratashye ugeze mu rugo nimugoroba biranze, ugahita bagushyira ku gisabiko cy'imiravumba n'imibirizi. nko gupfunyika ubugari ukagira umwaka imvura ikakunyagira, ugahita ubona isosi ya hafi, byahitaga byivanga ukayoberwa ukuntu uri bubicangure rwose. yababa we. nko ku bahungu nk'iyo twapfunyikaga nko mu gihe cy'ibizami, hari igihe wenda abahungu uratuzi nawe urazi